Reka dukomeze gufataniza hamwe gushima Imana yacu yatanze umwanya n'uburyo, nawe ikaguha ubuzima, ikaguha n'ubushake bwo kugira ngo ukurikirane ibi byigisho ugezwaho n'abagorozi bakora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi. Rero mwese tubahaye ikaze abadukurikiye ku mbuga zitandukanye, haba kuri YouTube, haba kuri Radio King ndetse no kuri radiyo Izuba. Muhawe ikaze. Nge tugiye kubana muri uyu mwanya, amazina ni Kayihura Labani. Tugiye kwigana ijambo ry'Imana. Mbere y'uko twiga, mbere y'uko tubaha insanganyamatsiko tugiye kuganirira hamwe, reka twiragize Imana dusenge. Turagushimye Data wera ukiranuka udukunda uri mu ijuru, tugushimiye ineza yawe yadutije ubuzima uyu munsi, tugushimiye ko washyize ijambo ryawe mu isi kugira ngo rituyobore, ridukure mu mwijima no mu byaha no mu buyobe. Tugushimiye cyane ko watanze n'uyu mwanya ngo twige ijambo ryawe, ngaho abarikurikiye ubahe imyumvire myiza, ubahe imyanzuro myiza, kandi natwe dukoreshe imbaraga biherekeza ijambo ryawe, ritugirire umumaro muri ubu buzima no kudutegurira ubuzaza. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Tugiye kuganira hamwe insanganyamatsiko itubwira ngo imperuka y'isi mu mashusho atandukanye. Imperuka y'isi mu mashusho atandukanye. Hari abemera yuko isi ubwo ifite itangiriro ifite n'iherezo ryayo cyangwa imperuka. Hari n'abatabyemera, ariko wabyemera utabyemera, Imana yayishyizeho, yavuze ko izagira iherezo. Gusa ntiyaduhaye itariki n'umwaka, ntiyatubwiye igihe bizaberamo, ariko Imana yatanze ibimenyetso kandi birandikwa, cyane cyane ko ijambo ry'Imana ritibeshya. Muri gitabo cya Luka igice cya mbere umurongo wa 37 haranditse ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Yavuze ko iyi si hari igihe izagira iherezo. Yigeze kurimbuzwa umwuzure w'amazi, igihe abanyabyaha bari bamaze gukabya, bamaze kuba inkubaganyi, bamaze kurenga urubibi. Imana irimbuza isi umwuzure mu gihe cya Nowa. Icyakora ijya gushyiraho umukororombya ngo kwereka abari mu isi yuko itazongera kuyirimbuza umwuzure ngo urimbure isi yose, ahubwo izarimbuzwa umuriro. Wabisoma mu Itangiriro 9 umurongo wa 14 kugeza wa 16, niko ayo magambo yanditse. Rero imperuka hari abajya bayibona iba mu mashusho menshi. Imperuka y'isi mu mashusho atandukanye. Hari abantu cyane cyane baturiye ibirere bihoramwo intambara, iyo zasakiranye baravuga ati noneho byacitse, imperuka iraje. Kandi ni koko nacyo ni ikimenyetso. Hari abandi babona indwara z'ibyorezo ziri guca ibintu, bati noneho ibintu byakomeye, imperuka igiye kuza. Nabyo nibyo ni ikimenyetso. Hari abandi babona abantu babaye mu binezeza biteye ubwoba, basinda, basambana, bambaye ubusa, bati rwose imperuka yaraje. Kandi ni koko. Urumva nawe iyo nayo ni iyindi sura. Ngo abantu badamaraye bahakana nuko Imana iriho, bati Imana ni iki cyakubwira ko iriho? Imperuka ntizaza, mutwereke ikimenyetso. Kuva twavuka niko twabisanze, niko bihora. Icyo nacyo ni ikimenyetso. Mbese muri make abigisha b'ibinyoma nabo bahagurutse bakayobya abantu, barimanganya, bakababeshya, bakababwira bati nimuze mwirize ubusa, nimupfa murajya mu ijuru. Bakagenda bakabayobya. Nacyo kikaba ari ikimenyetso
cy'iminsi y'imperuka. Urumva ko imperuka ifite amashusho menshi. Ibyo byose nibyo tugiye kureba icyo ibyanditswe byabivuzeho, atari ibintu byo gusubira mu mateka, ahubwo kugira ngo nawe unkurikiye, nawe ukurikira ijambo ry'Imana, wumve icyo Bibiliya yabivuzeho, noneho n'icyo yadusabye gukora igihe turi kubona ibyo bimenyetso by'imperuka bigenda bidusohorera mu maso. Reka amagambo yacu tuyahere mu rwa kabiri rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 10, tugerageze gufasha abo bantu Imana yaremye bajya babona bo bagize ihereza, abantu bagapfa, uburabyo bukarabya bwarangiza bugahunguka. Ibyo byose ni ibimenyetso biba byerekana ko burya n'iyi si Imana yaremye hari igihe izagira iherezo. Ku batajya babyemera cyane ariko yenda bakaba bemera icyo Bibiliya ivuga, reka dukurikirane twumve aya magambo. Rwa kabiri rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 10 haranditse ngo, ariko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'umujura, ubwo ijuru rizavaho hakabaho n'umuriri ukomeye, maze ibyishingiro ibyo byose biremeshwa bigashongeshwa no gushya cyane, isi n'imirimo iyirimo bigashirira. Nuko ubw'ibyo byose bizayenga bityo, yemwe uko dukwiriye kuba abantu bera kandi twubaha Imana mu ngeso zacu, twebwe abategereza tugatebutsa umunsi w'Imana uzatuma ijuru rigurumana rikayenga, kandi ibyishingiro ibyo byose biremeshwa bigashongeshwa no gushya cyane. Kandi ubwo nk'uko yasezeranije, dutegereje ijuru rishya n'isi nshya ibyo gukiranuka kuzabamo. Aya magambo yavuzwe n'intumwa Petero ahumekewe n'umwuka w'Imana arakomeye, arimo ibintu bibiri bikomeye. Icya mbere ni uko umunsi w'imperuka cyangwa imperuka y'isi ngo bizaza mu isi bimeze nk'umujura. Abantu bari biteze imyaka ya millennium, imyaka y'amahoro n'umutekano, arizo nzozi bafite, ariko bitewe n'ibyaha, bitewe n'ubugome, bitewe n'ubuhakanyi, Imana yiri kubara ko igihe cy'imbabazi kigiye kurangira, isi ikagira iherezo. Ngo uwo munsi ngo uzaza nk'umujura, ngo kandi nuza ijuru rizakurwaho, ngo isi n'imirimo iyirimo nabyo bishirire bikongoke, ngo biyonge, maze habeho ijuru rishya n'isi nshya. Ibyo ni Imana yabyandikishije, idashobora kwihenda, idashobora kwibeshya. Ariko ntiyarekeraho, twari kubimenyesha abantu kubera iki? Ngo mbega twebwe dutegereje uwo munsi umeze utyo, ngo mbega uburyo dukwiriye kwiyeza tukababera, tukubaha Imana mu gihe cya none. Ibyo biba biri kwigisha umwana w'umuntu ngo amenye ngo ubwo bizaba, ubwo ibimenyetso biri kugaragara kandi bikagaragara mu mpande zitandukanye, amenye ko iyi si izagira imperuka yayo. Kuko nabitangiye mbivuga, ntituzi umunsi, ntituzi n'igihe, n'abagerageza kubishyiraho bari gupapira, Bibiliya irabibabuza pe. Uwo munsi ari na Yesu n'abamarayika ntibawuzi, ni ibanga rya Data wa twese. Ariko ibimenyetso bibyerekana ngo bikwiriye gutuma abana b'Imana bakanguka, bikwiriye gutuma bababera, bikwiriye gutuma bubaha Imana, kuko uwo munsi uzaza uri guhiga inkozi z'ibibi, uzaza uri guhiga abanze kuyoboka Imana by'ukuri, uzaza wibasiye abagirira abandi nabi. Kubera iyo mpamvu, kugira ngo umuntu azarokoke uwo munsi, ngo biramusaba kuba uwera, akubaha Imana, kandi akabikora mu gihe cya none. Burya Bibiliya ni nziza, irasobanutse. Twebwe abategereza tugatebutsa uwo munsi w'Imana, dukwiriye kubabera twubaha Imana mu gihe cya none. Ntabwo ari ukubitegereza ejo, ntabwo ari ejo bundi, ntabwo ari ukuzabikora ushoje amashuri cyangwa waramaze gushaka cyangwa umaze kuba umusaza, ahubwo ni mu gihe cya none, kuko ejo uba utazi icyo uwo munsi uzacyana. Ariko Bibiliya iduhamirije ko imperuka kuza ko izaza, nta n'uwashobora kuyitangira nk'uko nta wabuze igitondo kuza. Kubera iyo mpamvu rero, ubwo ijambo ry'Imana ribihamije, reka wenda tugaruke ku wundi murongo mu rwa mbere rw'Abakorinto
igice cya 15 hari ijambo Pawulo nawe yabivuzeho, Mwuka w'Imana amuyoboye yandika aya magambo mu rwambere rw'Abakorinto 15 umurongo wa 24 haranditse ngo nibwo imperuka izahera ko isohore, ubwo azashyikiriza Imana ubwami, niyo data wa twese, amaze gukuraho ingoma zose n'ubutware bwose n'imbaraga zose, kuko akwiriye gutegeka kugeza aho azashyirira abanzi be munsi y'ibirenge bye. Umwanzi uzaheruka gukurwaho ni urupfu. Bana b'Imana, abafite ibyiringiro mu byanditswe byera, abizera ko Imana iriho, bakizera ko Yesu yabacunguye, bakanizera yuko Bibiliya yahumetswe n'Imana kandi idashobora kwibeshya, iravuze ngo imperuka izahera ko isohore. Nimara gusohora ngo Kristo, Imana izashyikiriza Kristo ubwami, maze ingoma zose, ibikomeye byose bigira iherezo. Ariko igiteye ibyiringiro gikomeye ni uko ngo n'urupfu, umwanzi uzaheruka gukurwaho ni urupfu, rwa rundi rutubuza amahoro, rwa rundi dutinya, rwa rundi buri wese rumushyiriraho akadomo, narwo ngo ruzakurwaho. Ariko iyo mperuka nk'uko turi kuyirebera mu mashusho atandukanye, turareba nko mu bice bitatu gusa bitewe n'umwanya uhari. Nange usabeweho ukurikiye, fata agakaramu kawe wandike imirongo ya Bibiliya, uzafate n'umwanya wo kuyisubiramo, kuko nyir'umuringa yaje utega ukuboko. Imana yaremye iyi si, ariko bitewe n'umunyabyaha umaze kuyanduza, isi ikaba imaze guhumana bitewe n'abayituye, ngo isi yandujwe n'abaturage bayiriho, nk'uko byanditswe muri Yesaya 24 uyu murongo reka udufashe ku basomyi ba Bibiliya, dufatanye kuwutekerezaho. Isi ibiri kuvugwa burya ntabwo ari imisozi, ntabwo ari imibande, ntabwo ari ubutaka, ahubwo haba hari kuvugwa bande. 24 Yesaya umurongo wa 5, kandi isi ihumanijwe n'abaturage bayo, kuko bacumuye amategeko bagahindura ibyategetswe, bakica isezerano ridakuka. Imana yitegereje ni mu buturo bwayo bwo mu ijuru, ibona abanyabyaha bamaze kwanduza iyi si. Muri ayo mashusho y'imperuka atwereka imperuka mu buryo butandukanye, turareba nko mu bice bitatu. Turareba mu kwangirika kw'imico, hanyuma turarebe ku bimenyetso by'ibyaremwe mu kirere no ku butaka, hanyuma turareba no mu myizerere y'ibinyoma, ubupagani no kugabanuka kw'iby'umwuka, niyo ngingo ya gatatu. Hanyuma turaza no kureba ihumure duhabwa n'ijambo ry'Imana, cyangwa uko twakwifata mu gihe turi kubona ibyo bimenyetso bigenda bisohora umunsi ku wundi. Reka duhere kuri iyi ngingo yo kwangirika kw'imico. Imana ikirema Adamu na Eva, ngo yari afite imico y'imbonera, gutekereza kwe kuboneye, imigambi agira ari myiza, imico ye itunganye, afite amagara mazima, ngo yari afite gushyira hamwe n'Imana, mbese buri kintu cyose cyari kimeze neza. Ariko icyaha kimaze kuza kimutandukanya n'Imana, kiramwangiriza, bene Adamu twese tubimukomoraho. Noneho iyo mico yari yararemanywe n'Imana, kuri ubu yagiye yangirika uko igisekuru gihaye ikindi. None muri iki gihe gishyira iherezo ho byamaze kuba agatereranzamba, niko numva Abanyarwanda bavuga. Mu gitabo cyo Gutegeka kwa 2:32 umurongo wa 5, 32 umurongo wa 5 handitse aya magambo avuga ngo bariyononye ntibakiri abana bayo, ahubwo ni ikizinga kuri bo, n'ab'igihe kinaniranye kigoramye. Abantu bariyononye, noneho imico iragenda irahindana, birangije ngo kugeza ubw'Imana nayo yitegereza ikabona batakiri abana bayo, kuko Imana yari yaremye umuntu ku ishusho yayo.
iyo shusho ntitukajye dutekereza ko ari imiterere y'umubiri, ahubwo yari asa nayo mu mico, mu rukundo, mu kwihangana, mu kubonera, mu kugira neza. Ariko ngo icyaha cyamaze konona umuntu ku buryo Imana isigaye ireba ikavuga iti bariya nabo kandi koko urebye umuntu wamaze guhinduka nk'inyamaswa, mu mico ye asigaye ari umugome. Umuntu umwe duherutse kuganira aravuga ati ariko hariho n'ibyaha yenda umuntu aba afitemo inyungu akiba akarya kabiri, hariho ibindi biba birimo ibinezeza tutavuga yenda, ariko ati nk'umuntu ufata undi akamuroga akamwica, n'ibyo atunze atari bubijyane, n'umurambo we atari buwubage ngo awurye, urumva yuko umuntu yamaze kononekara ku buryo ibyo yishimira ari bibi. Uko kononekara kurenza urugero ni ikimenyetso cy'uko imperuka y'isi iri hafi. Muri Daniyeli 8:23 naho aravuga ngo muri icyo gihe abanyabyaha bamaze gukabya. Mu gitabo cyitwa Maranata turaza kukibandamo cyane, paje ya 26 handitse amagambo nifuza ko atwereka iyi shusho ya mbere yo kononekara. Haranditse ngo ubujiji, gukunda ibinezeza, kumenyera icyaha byangiriza umutima, bikangiriza umubiri, byangiriza n'intekerezo, byuzuza mu isi ibibembe by'iby'umwuka, malariya y'iby'umwuka igatsemba ibihumbi n'uduhumbagiza. Ndasubiramo, ni paje 26. Ubujiji butuma umuntu afata Imana akayigereranya n'ibigaragara. Bibiliya ivuga ngo gufata ngo igice kimwe cy'igiti ngo ukagicana ukagitekaho, ikindi ukakibazaho intebe ukayicaraho, ikindi ukakibazamo ishusho ugatangira ukayisenga. Ngo hariho ubujiji mu by'iyobokamana, hariho ubujiji butuma umuntu yiyonona, aho ashobora gufata inzoga. Nabibonaga ahantu twavutse Kanyanga, bafataga bakayita kapitambere, ni mu gihugu cya Kongo, ukaba ushobora kuyishyira mu itara ukayigira nka peteroli wacana ikaka, ariko akumva ari buyinywa akayishyira mu gifu cye no mu marayi. Baravuze ngo ubujiji. Icya kabiri, gukunda ibinezeza, kumenyera icyaha byangiriza umutima, umubiri n'intekerezo. Ubwo nibwo busobanuro buvuga ngo bariyononye kugeza ubwo Imana ibona batakiri abana bayo, bafite ahubwo ikimenyetso cya Satani. Mbese kuvuga ngo abantu ni aba Satani ntabwo ari we batwite ngo ababyare, ahubwo Imana ikabona icyaha cyamaze gutuma abantu bagira ikimenyetso cya Satani, ngo byuzuza isi ibibembe by'iby'umwuka. Ni ukuvuga ngo icyaha cyandura na malariya y'iby'umwuka. Benshi bimbitse mu cyaha, iryo jambo muryumve, ni ukwimbika. Mu busambanyi bakimbika, mu bujura bakimbika, mu byaha. Mperutse kubona abantu bamwe, ni mu gihugu ntari buvuge, aho umugabo n'umugore bagiye inama bati rero aya maisha kugira ngo tuyashobore tuzajya tugabana imirimo, weho mugabo uje kwiba, njyewe nje gukora uburaya, ayo tuje tubona yo kwishyura inzu nayo kubeshaho abana bacu. Ngo no kwimbika mu byaha. Ngo icyaha kimaze kugeza umuntu kure, ngo babyimbitsemo. Baravuze ngo benshi bimbitse mu cyaha, benshi bataye umutwe, bakandamijwe n'imibabaro, ubukene, kutizera n'ubuhanya, barembejwe n'indwara z'uburyo bwose, haba mu mubiri ndetse no mu bugingo. Bifuza icyabahumuriza kikabafasha mu byago byabo, maze Satani nawe akaboshya gushakira ubufasha mu guhaza irari ribi ndetse no mu binezeza biganisha mu kwangirika no gupfa. Ari kubaha ku mbuto z'i Sodomo zitazabura kubahindukira ivu zikiri mu minwa yabo, bapfusha ubusa amafaranga yabo, bagura ibidashobora gutunga umuntu kandi bakorera ibidahaza. Mbega aya magambo uburyo aremereye cyane. Mbese namwe nimwumve ijambo Imana ivuze ngo bariyononye kugeza igihe Imana ibona batakira abana bayo. Imana n'uburyo ari inyembabazi. Nawe hari uburyo umwana wawe ashobora kwiyonona
akagenda akaba akigira nabi, akagenda akatorongera akava iwawe akaba mayibobo, akagenda akanywa za kore, akagenda akaba umusinzi, akagenda akishushanyaho ibintu nawe ku buryo ugira. Ariko kubera imbabazi za kibyeyi, niba unamubonye baravuga bati kikubite buhoro n'icyamvuye mu nda. None Imana yo kugeza igihe ivuga ngo bariyononye ku buryo isigaye ibona batakira abana bayo, nimurebe urugero bagezeho. Hano rero baravuze ngo Satani, ngo ndasubira muri aya magambo, ni ya 26 niyo tukiriho, ngo abantu ngo bimbitse mu cyaha bibazanira imibabaro, bibazanira ubukene. Kandi Imana burya ntabwo yaturaza ubukene, isiriho ubutunzi, iriho amafaranga, irimo amabuye y'agaciro, iriho ubutaka, uretse abantu kubishwanira bakikunda. Ariko Imana yari yarabishyize ku isi ngo kubera rero ubukene no kutizera n'ubuhanya, barembejwe n'indwara ngo zo mu mubiri n'izo mu bwenge, ngo bati intekerezo, ngo Satani nawe akaboshya, ngo akabaha ku mbuto z'i Sodomu. Sodomu yari izwiho umurengwe, yari izwiho ubusambanyi n'ubutinganyi. Ibyo ngo nibyo ari kubasogongezao, ngo kandi bikabahindukira ivu bikiri ku minwa yabo, bapfusha ubusa amafaranga yabo, bagura ibidashobora kubatunga, kandi bagakorera ibidahaza. Banteze amatwi, bigeze banywa itabi cyangwa n'ubu bakirinywa? Ubu rivuzwe muri uyu murongo no kugura ibidahaza. Ntabwo waba ushonje ngo bakuzimanire itabi, niho no kugura ibidahaza. Neretswe imiterere y'isi muri iki gihe mu mashusho ateye ubwoba. Ubukozi bw'ibibi ntigikwira ahantu hose. Ukwishyira ukizana ni icyaha gikwiriye muri iki gihe. Umwana arashaka ngo yishire yizane, umuturage yishire yizane, umunyeshuri yishire yizane, umugore yishire yizane. Abantu no ku Mana bikorera ibyo bashaka, ntibashaka amategeko. Nasomye ijambo rikomeye, reka ndebe ko ndibuze kuribona ahangaha. Nta gihe na kimwe icyaha kigeze kigaragaza mu buryo buteye isoni nk'ubu. Ibitotsi byica bitwikiriye isi, kandi abakunda ukuri n'abagwaneza bari hafi gucika intege, kuko babona ko gukiranirwa kumaze kuba gikwira muri iki gihe, ko kwafashe impande zose kandi gufite umwete. Nuvuga ngo abajura umwete barawufite, abicanyi bakuyeho imbaraga zabo zose, abinezeza abasambanyi bamaze kwishyira ku karubanda, abigisha b'ibinyoma asigaye akubwiza ukuri. Mperutse kumwumva bamunyujije no kuri izi mbuga nkoranyambaga, ari kuvuga ati mu itorero ryanjye sinshaka umuntu uzongera gutura ibiceri. Ati bijya bivugiriza urusaku Imana, ntimukongere gutura ibiceri. Kandi icyo gihugu yabivugiragamo, igiceri cyaho gifite agaciro ku buryo bafite n'igiceri cy'amashiringi 40, ubwo ajya gukabakaba amafaranga 500 y'u Rwanda. Ati kugeza n'igihe yafashe amaturo batuye, aravuga ati ubusa nibwo mwanzaniye, arayacurika. Bagira ubwoba bati rero umukozi w'Imana nawe dusabira imivumo birakomera, bajya gushaka inote. Urumva yuko ngo abigisha n'abahanuzi b'ibinyoma bashyizemo umwete, abajura bashyizemo umwete, abantu barononekaye ku buryo Imana iri kuvuga iti ntago bakiri abana banje. Kandi mwumve noneho ikibazo, kandi si mu batizera no mu bakobanyi gusa. Iyo biza kuba ari ibyo gusa, iyo biza kuba ari ibyabo gusa, kuko abapagani ni bakeya. Mperutse gusa nuri kureba abakora ibintu by'ubushakashatsi, numva ari ibintu bikomeye cyane. Nasanze nko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda abakristo ari 95%. Nawe reba iyo poroseshani isigaye ari iri bukora ari amahano, mu by'ukuri nta nubwo byaba bikanganye cyane. Urumva ko abakristo baba ari benshi. Ariko aravuze ngo yaba byakorwaga n'abo bapagani gusa, ibiramambu abakristo benshi nabo barabikora. Yemwe n'abavuga ko biringiye kandi bategereje kugaruka kwa Kristo, ntibabyiteguye kurusha Satani. Ntago biteguye kuza kwa Yesu kurusha Satani. Ntibiyezaho imyanda yose, biyeguriye ubusambanyi mu buryo
ibitekerezo byabo bitaboneye no kwibwira kwabo kukaba guhindanye. Ntibishoboka ko intekerezo zabo zigaruka ku ngingo zera kandi ziboneye, nk'uko utagerageza kubuza amasoko ya Niyagara gutemba ngo uyahindukire mu cyerekezo atemba azamuka. Buri mukristo wese agomba kwiga gutegeka irari rye kandi akayoborwa n'amahame nyakuri. Ibitari ibyo, izina ry'umukristo ntiryaba rimukwiriye cyangwa ridukwiriye. Abaduteze amatwi mwese, aya magambo arakomeye. Ishusho y'irimbuka ry'isi ntatari kuzajya kubireberaho, ahubwo ukwiriye kubirebera mu kononekara kw'imico, uhereye iwanyu, uhereye aho utuye, uhereye kuri wowe, uhereye no ku bandi. Ni ikimenyetso cyerekana ko Imana itazakomeza kwihangana igihe kirekire, ahubwo abantu bamaze kwiyonona mu gihe cya Nowa yabahaye igihe cy'umuburo, ariko nyuma y'uwo muburo bakomeje kwinangira, abantu binjira mu nkuge, inkuge irakingwa, maze uburakari bw'Imana bukora akazi kabwo. Abantu ibyo bingingiwe imyaka 120 babihendahenze mu majwi aboroga, ataka, asaba imbabazi, ariko Nowa arababwira ati urugi si njyewe warukinze. Baravuga bati ibyo twakinishaga noneho birabaye. Bazamuka imisozi, amazi arengera imisozi, burira ibiti, amazi arabirengera. Kuko mwibuke ko amazi yaturukaga ikuzimu, imigomero y'ikuzimu, na akongera agaturuka hejuru, kugeza igihe bagiye bafata ya nkuge, umuraba ukayikubita, bakikubita mu mazi. Baravuga bati ibyo twakinishije bidukozeho. Nicyo ijambo ry'Imana rikomeza ritubwira mu magambo akomeye. Yenda reka nsome indi paje imwe muri iki gitabo cya Maranatha, mve kuri iyi ngingo ibanza. Kubo tutatangiranye, turi kwigana imperuka y'isi mu mashusho atandukanye. Ishusho ya mbere no kononekara kw'imico y'abantu, kandi koko irononekaye pe. Nje na mugenzi wanjye hari ahantu twari turi kwigisha kuri radio, umubyeyi umwe adutelefona arira, aravuga ati munsengere, ati ko mfite umwana wabaye ikinani, ati yirirwa ari kumwaza, nanjye nkirirwa ndi kurira. Tekereza, itegeko rya 5 rivuga ngo ubahe so na nyoko. Yego yarakwiye kuba atamwumviye, ariko kugerekaho kuza kumumwaza. Umubyeyi nawe yabitekereza, agahinda, amarira, akananirwa kurya. Paje 143 icyo gitabo cya Maranatha handitsemwo ijambo Satani afite umwuga munini kugira ngo imico yononekare cyane. Abantu bose abitayeho abayobya, ngo ariko ari gukora umubare ahereye ku rubyiruko, ahereye ku bana. Muri ubu buryo haranditse ngo abasore benshi bafite amatsiko yo gusoma ibitabo, basoma igitabo babonye cyose. Aha turi kuvuga rero gusoma ibitabo, weho ubu ntibagikunda no gusoma ahubwo mwuzane twatundi, izi mbuga nkoranyambaga, ni WhatsApp, ni Facebook, ni iki handi bashyira ibiboze byose, ibizima n'ibitari bizima, ni isoko mburamumaro. Ubu ngo benshi barariremye. Haranditse ngo basoma igitabo babonye cyose, inkuru z'inkundo zikangura intekerezo hamwe n'amafoto yanduye bigira ingaruka irimbura. Abenshi n'abakunda gusoma izo nkuru z'inkundo kugeza ubwo ibitekerezo byabo byandura. Kenshi amafoto y'abagore bambaye ubusa agurishwa mu mamodoka. Ayo mafoto ateye ishozi unayasanga ku nkuta z'amazu y'abashushanya. Guhindana kwiganje hose muri iki gisekuru cyacu. Irari ry'amaso n'irari ry'umubiri bikangurwa n'ibyo abantu bagerageza ndetse n'ibyo basoma. Umutima uhindanywa n'ibyo umuntu atekereza. Intekerezo zinezezwa no kwitegereza amapica akangura iruba ribi. Ayo mashusho ateye ishozi, iyo yitegerejwe n'abafite intekerezo zanduye, ahindanya imico, agatera abantu bayobye, bataye umutwe, kwirundurira mu irari rihindanye. Hakurikiraho ibyaha by'urugomo bihindanya abantu baremwe ku ishusho y'Imana, bakagera ku rugero rw'inyamaswa. Amaherezo bakazagera mu irimbukiro. Satani yateguye umushinga munini cyane. Azi yuko intekerezo zacu zoroshye zishobora kuyoba.
ngo maze ategura ibyo bintu by'urukozasoni, by'abambaye ubusa, by'abarwana, by'abakora ibintu utashobora gusobanura, ariko ibyo bikundwa na kamere, ngo azi neza yuko ibyo ngo ari mwarimu ngo uzabageza ku rwego rwa kinyamaswa. Maze ibyo nabyo ni ibimenyetso bitwereka ko kurimbuka kw'iyi si kuri hafi, aho umwuka w'Imana agenda akurwa ku isi buhoro buhoro, aho Imana izageza ubwo itagishoboye kwihangana gukiranirwa kugeze ku rubibi rwawe. Hakurikiraho ibyaha by'urugomo bihindanya abantu baremwe ku ishusho y'Imana bakagera ku rwego rw'inyamaswa, amaherezo bakazagera mu irimbukiro. Mwirinde gusoma no kwitegereza ibintu bibabyutsamo ibitekerezo bibi, ahubwo muteze imbere ubushobozi n'ubwenge bw'imico myiza. Ntugatume ubwo bushobozi bw'agaciro bucibwa intege, kandi ngo buhindanywe no gusoma ibyo bitabo by'inkuru mpimbano n'ibintu abantu baba barihimbiye ubwabo, bari kubicuruza, bashaka amafaranga, bashaka kwiyamamaza, ari abakozi ba Satani, nawe ukabayoboka. Rero iyo ni ishusho y'uruhande rumwe, ariko ntabwo ariyo gusa, ahubwo hari n'ibimenyetso Imana yatanze tuzarebesha amaso, tukabibona ku butaka no mu kirere n'ahatuzengurutse. Muri Matayo 24, ubwo tugiye ku ngingo ya kabiri, ni Matayo 24 umurongo, ariko ntarava hariya hari indi jambo numvaga, kuko ziriya ngingo zindi ntabwo ndi buzitindeho cyane. Ndi kumva nayo nayasoma 146, cya gitabo cya Maranata. Haranditse ngo iyo abasore bishoye mu isi bagahurirayo n'ibishuko bikabakururira mu cyaha, ari byo inyota y'ifaranga, ibinezeza no gushayisha, kwiyerekana, kujyana n'ibigezweho, gusesagura, ubuhemu n'uburiganya, ubwambuzi no kwiyonona, mbese bakuramo nyigisho ki? Ngo ngiyi imitego Satani yateze muri iyi minsi y'imperuka, kugira ngo abantu biyonone, nibamara kwiyonona ku rugero ruhagije, buzuze cya gikombe, maze bitume Imana ishyiraho iherezo. Ariko Imana mu mbabazi zayo turaza kubigarukaho, impamvu ibi byose biba biri kwigishwa ntabwo ari ugutanga amakuru, kuko na buri wese arabibona, ahubwo ibyo bikangura muri wowe iki? Tubona ko umunyabyaha ageze ahantu no kumurimbura azaba ari ukumutabara, ko nawe nabo ubwabo bashira. Hepfo haranditse ngo nanone kandi ubwigomeke burihatira gukuraho amategeko yose atari ay'Imana gusa, ahubwo n'ay'abantu. Ngo ubwigomeke buriho bwatangiriye ku mategeko y'Imana, ariko ntibuzagarukiraho, n'ay'abantu. Uwo muntu uri kwanga agakuraho itegeko ry'Imana, ngo kwiba nta kibazo kirimo, ngo gusambana nta kibazo kirimo, ubwo arabirinduka. Ay'ababyeyi ntazayumvira, aya mudugudu ntazayumvira, ngo ntabwo ari amategeko y'Imana bazakuraho gusa, ngo ahubwo ngo n'amategeko y'abantu. Kwikubira ubutunzi n'ububasha, guhuriza hamwe ubutunzi hagamije gukungahaza bake no gukenesha benshi, kwibumbira hamwe kw'abakene kugira ngo barengere inyungu zabo no kumvikanisha ibyifuzo byabo, umwuka w'imidugararo, imyigaragambyo, kumena amaraso, gukwirakwiza inyigisho zisa na za zindi zateye impinduramatwara mu Bufaransa. Ibyo byose biraganisha isi yose mu ntambara isa na ya yindi yahiritse Ubufaransa. Ibi byose ni ishusho y'isi yegereje kurimbuka. Nta tariki n'umunsi n'ukwezi tuzi, ariko ibimenyetso ubirembeye muri iyo ndorerwamo yo kuba abantu barashaka kubaho nta mategeko. Niba ari abana ntibashaka kumenya isaha yo gutahira, ntibashaka kumenya inshuti babana nazo nizo batabana nazo, barashaka freedom nkuko twabibonye. Amategeko y'Imana bayashyize ku ruhande, ngo ariko ntibizagarukiraho gusa, n'ay'abantu bazumva batayashaka, maze bikururira isi umuvumo uteye ubwoba. Biriya byo ibimenyetso mu kirere no ku izuba, cyangwa mu kirere no ku butaka, ijambo ry'Imana ribivuga neza muri Matayo. Yesu yavuze ibizabaho, arabisobanura, ariko nibi abivugaho. 24:29 haranditse ngo ariko hanyuma y'uwo mubabaro wo muri iyo minsi, uwo mwanya izuba rizijima, kwezi ntikuzava umwezi wako,
n'inyenyeri zizagwa zivuye mu ijuru, imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Ibi ntabwo turi bubitindeho, ni ubuhanuzi bwatambutse, ariko n'ubwira ngo twibutse abantu badasoma Bibiliya cyane, hariho ibimenyetso baba bategereje kandi byararangiye. Ibi uriya mubabaro wari warahanuwe ni akarengane kabaye imyaka 1260 cyangwa se amezi 42 cyangwa imyaka 3 n'igice mu buhanuzi, kuko tubisoma mu Byahishuwe 11. Rero ubuhanuzi bwaratambutse. Yesu arahanura aravuga ati nyuma y'uwo mubabaro hazaba ibintu bikomeye, izuba ntirizava umwezi wako. Bwira kabiri bwabaye tariki ya 19 z'ukwezi kwa gatanu icya 780, ndetse hari hamaze gutambuka igishitsi cyitiriwe Lisbon cyabaye mu mwaka w'1755. Nyuma yaho n'inyenyeri zaraguye zivuye mu ijuru, zigwa ari nyinshi cyane nk'imipira y'agatumura. Ibyo byabaye tariki ya 13 z'ukwa 11 1833. Ibyo ni ibimenyetso Yesu yavuze bizaba biri kwerekana yuko impeshyi iri bugufi. Ibyo ni imperuka, ariko nanone hari abavuze bati ni igihe cy'impeshyi iyo cyegereje, hari ibimenyetso bigaragara. Natwe rero ibyo ni ibimenyetso byerekana imperuka, kandi ibyo byarabaye nje nawe tutaravuka. None hari ibindi biri gukurikiraho, ariko ngo ntabwo ari ibyo gusa, ahubwo hazabaho n'intambara, hazabaho ibyorezo, hazabaho guhangayika muri iyi si. Mu gitabo cyitwa ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, paje ya 30 haranditse ngo Satani yanduza umwuka wo mu kirere, kandi ari w'Imana ikoresha ngo itubesheho, haba mu buzima bwa none ndetse no mu bw'ahazaza. Kandi mu mwanya duhagazemo tugomba gukanguka mu buryo bwuzuye, tukitanga mu buryo bushyitse, tukihana mu buryo bwimazeyo, tukiha Imana uko twakabaye. Igihe tubonye ibyo byose bitangiye kubaho nk'uko byanditse muri Luka, ngo ntabwo ari ukwiheba, ahubwo no kubura imitwe yacu. Kubura imitwe yacu ntabwo ari ukurarama ngo turebe hejuru n'aya maso asanzwe, ahubwo babisobanuriye muri aya magambo ngo tugomba gukanguka mu buryo bwuzuye, tukitanga mu buryo bushyitse, tukihana mu buryo bwimazeyo, tukiha Imana uko twakabaye. Nyamara kandi dusa n'abatava mu byimbo nk'aho twaguye ikinya. Mana nyir'ijuru udukangure. Uwiteka ntiyigeze abuze imbaraga z'umwijima gusohoza umurimo wazo no kwica zikoresheje kwanduza umwuka. Imwe mu masoko y'ubuzima n'imirire zifashisha ibisigazwa n'imborera birimo imbaraga yanduza umubiri kandi yica. Si ibimera byonyine bihangirikira, ahubwo n'umuntu ubwe ababajwe n'ibyorezo biteye akaga. Ibyo ni ibitonyanga by'ibanze by'igikombe cy'umujinya w'Imana biri kwisuka ku isi, kandi intango ya bimwe byoroheje bibanziriza ibigiye kubaho mu gihe kidashyize kera. Ibyorezo ibyo ntitwarinda tubisubiramo, birabaha tuzengurutse, turabyumva mu binyamakuru, ibibera hafi na kure, ndetse n'umwuka w'intambara nawe ugenda uba mwinshi cyane, gusubiranamo kw'ibihugu, gusubiranamo kw'amoko. Ibyo byose byarahanuwe ko azaba ari ibimenyetso. Bizaba biri ku butaka, iby'impanuka, bizaba biri mu baturage, ibijyanye n'ibyorezo, mu kirere nabyo tubibona, kwandura kw'ikirere, hakaza indwara z'ibyorezo, zimwe zitagira urukingo ntizigire n'imiti. Nabyo ni ibimenyetso byahanuwe bizaba byereka abantu ko iherezo rya byose riri bugufi. Ntabwo birangiriye aho, ahubwo indi shusho ni ya yindi twari twavuzeho y'imyizerere. Reka tuyivugeho, hanyuma tuze gusoreza no ku kijyanye n'ihumure duhabwa n'Imana. Imyizerere y'ibinyoma ngo izaba iteganye n'ubupagani no kugabanuka kw'iby'umwuka. Ibi ngiye kubisoma, ariko duhereye mu rwa kabiri rwa Timoteyo. Urwa kabiri rwa Timoteyo igice ni icya 4 umurongo wa 3 haranditse ngo kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumva ukuri, bazayoba bakurikiza imigani y'ibinyoma. Abantu baragowe,
bitewe n'uko ukuri kuryana kugakeba kukanyurana na kamere yacu, abantu bazigwiriza ngo abigisha bahuje n'irari ryabo. Niba we ari kumva inzoga, ibisindisha ari byo byamubereye ikigirwamana, azashaka imirongo n'ababwiriza babimwemerera kandi ababone, n'ubu barahari. Niba ibyo ibyamubase ari ubusambanyi, azabona. Mperutse kumva iyo dini ivuga ko umugabo agomba kurongora abagore bose ashaka, ngo akabazana muri iryo torero, akaba ari kongera abayoboke. Ba bagore azanye n'abana babyaye, iryo torero rikaba ryiyongeye. Urabona, ukurikije kwa kononekara twabonye, murabona ryabona abayoboke bangana iki? Benshi. Apfa kubizeza ijuru. Ariko ndashaka kukubwira yuko ijuru ntabwo zarisinyirwa n'umuntu, kuko buri wese aziyikorera we mutwaro. Kuri iyi ngingo y'imyemerere, nasoma igitabo cyitwa imirimo, kwizera n'imirimo, urupapuro rwa 24, handitseho aya magambo: ubuyobe Satani yazanye ni bwinshi, ariko ngo hari ubwitwa ubuyobe kirimbuzi. Nibwo ngiye gusoma. Haranditse ngo Yesu incungu yacu yemeye kwishyiraho igihano cy'umuntu ku bw'amategeko yishwe. Ubumana bwe yabwambitse ubumuntu, bityo ahinduka umwana w'umuntu. Umukiza ni umucunguzi. Kuba umwana w'Imana ukundwa yarapfuye kugira ngo acungure umuntu, ni igihamya cy'uko amategeko y'Imana adahinduka. Mbega ukuntu mu mirebere y'umunyabyaha Imana yashoboraga gukuraho amategeko yayo, bityo bigaha abantu uburyo bwo gukira, na Kristo akigumira mu ijuru. Aha ndagira ngo muhumve neza. Ku mirebere y'umunyabyaha abona ko Imana yari gukuraho amategeko, na Yesu akigumira mu ijuru, igakiza ikibazo gutyo Yesu atarinze gupfa. Ariko siko bimeze. Iyo ni imirebere y'umunyabyaha. Mwumvire ijambo. Inyigisho yigisha abantu ko kubw'ubuntu bafite umudendezo wo kwica amategeko, ni ubuyobe kirimbuzi. Inyigisho yigisha abantu ko kubw'ubuntu bwa Yesu bafite umudendezo wo kwica amategeko, ni ubuyobe kirimbuzi. Nawe reba iyo nyigisho ukuntu ikwiye ku isi. Mbega ukuntu ifite abayoboke bati twakijijwe n'ubuntu, ibyo bintu by'amategeko ntimubitubwire. Ubwo buntu ntabwo bwaba ari ubw'Imana, bwemerera abantu kwica, kwiba, gusambana, kwica isabato, gushinja abandi ibinyoma, ngo ni ubuyobe kirimbuzi Satani yateguye, kandi ubu bufite abayoboke benshi. Ndagusaba wowe nkurikiye ngo wige neza Bibiliya, utaba waramaze kurya ku mbuto z'i Sodomo, utaba waramaze gufatwa n'ubuyobe kirimbuzi. Kuko urabona ko Satani yategeye hose. Bamwe ni ukubonona bakarya ku mbuto z'i Sodomo, ngo ivu rikiri mu kanwa kabo, ngo bikabahindukira ivu bikiri mu kanwa kabo. Abandi nabo ni ubu buyobe kirimbuzi. Buri wese ucumura amategeko y'Imana ni umunyabyaha, kandi nta muntu ushobora kwezwa mu gihe akiri mu cyaha azi. Ubwo rero murumva yuko mu bijyanye n'imyemerere n'inyigisho z'ibinyoma, iya mbere iteye ikaga n'ubwoba ni ukwigisha abantu ko bemera Yesu ngo yabagiriye ubuntu, ngo ariko akabaha umudendezo wo kwica amategeko y'Imana. Ubwo ni ubuyobe kirimbuzi, nabwo bukwiriye isi yose. Ni ikimenyetso cyo kugaruka kwa Yesu, hamwe Yesu yavuze ngo hazaba abigisha b'ibinyoma n'abahanuzi b'ibinyoma. Mbese umwigisha w'ibinyoma n'umuhanuzi w'ibinyoma mufatira aho ngaho. Muri Yesaya 8:20 haravuze ngo nimusanga amategeko y'Imana nibiyihamya, niba atavuga ibihwanye n'iryo jambo, nta museke uzabatambikira. Ushatse wapimiraho, nubwo hari n'ibindi bimenyetso. Ariko hirya yaho ngo hazaba hari n'ubupagani bwinshi no kugabanuka kw'iby'umwuka. Reka nsome ayo magambo nerekeza hahandi nababwiye. Cya gitabo cyitwa Maranatha, ku rupapuro rw'153, reka mpasome aya magambo. Yego, haranditse ngo haranditse ngo muri iki gihe
abantu bakunda ibiganiro by'amanjwe mu buryo buteye ubwoba, aricyo kigaragaza ko bari ku rugero rwo hasi rw'ibitekerezo n'iby'umwuka. Ubwo turi kuri ya ngingo y'ukuba iby'umwuka byaragabanutse cyane. Kubona abantu bafite imico yihesha agaciro ni ingume, ubupfura no kwifatanya kuri ni imboneka rimwe, ababoneye kandi batanduye ni bake cyane. Urugero rw'iby'umwuka rwaragabanutse, aho abantu babaga bitwa abakristo bakaba ari iterabwoba, ukaba utamushakira mu bambuzi, utamushakira mu bahemu, wamuha amafaranga utamwandikishije resi. Ariko ubu ngubu burimanganya bwaraje ngo kubona abantu bafite imico yihesha agaciro, umuntu w'umusaza nguwo ugasanga ari kujyana n'utwana yiyandarika, ugasanga ubupfura, baravuze ngo ubupfura no kwifata nabyo ni imboneka rimwe, ababoneye kandi batanduye ni bake cyane. Ibitekerezo byanduye byarimitswe bihinduka akamenyero kugeza ubwo umutima ukomera kandi ukandura. Igihe cyose igikorwa kibi gikozwe n'umuntu akanduzwa, amaraso ya Yesu yonyine niyo yashobora kumukiza. Hari abagabo n'abagore bararika ibishuko, bishyira mu mwanya bazashukirwamo, bakishyira hari ibishuko gusa iyo bemeye kujyanwa mu itsinda ritemewe. Uburyo bwiza bwo kwirinda icyaha ni ugukora ibintu byitaye igihe cyose, nuko byaba byaramutse kose, hamwe no kwirinda gukora uhubutse. Iteka ryose kora uyobowe no kubaha Imana, kandi uzaba ufite icyizere cyo gukora ibitunganye. 140 nihuta, muri cya gitabo haranditse ngo abantu barihuta gufata umwanya munsi y'ibendera ryo guhitamo kwabo, bategerezanya amatsiko uruhushya rw'abatware babo. Mu ruhande rumwe hari abategereje umwami bari maso bakora, ku rundi ruhande n'abari munsi y'ubuhakanyi bw'umuhakanyi ruharwa, bashakisha umuntu bahindura ikigirwamana, maze Satani akihindura uwo muntu. Ibihumbi byinshi by'abantu bizashukwa no kwanga ukuri ku buryo bazemera urwiganwa rwako. Ikiremwa muntu kiri mu mwanya w'Imana. Ngeze kuri point nashakaga. Uko turushaho kwegera iherezo ry'ibihe, hazahoraho kwigaragaza gukomeye kw'imbaraga ya gipagani. Abanyamyuka b'abapagani bazagaragaza imbaraga zabo y'ibimenyetso biyobya, kandi baziyerekana ubwabo mu migi no mu isi, kandi uko kwigaragaza kwatangiye gusohora. Ngo imbaraga ya gipagani yindi yo guhakana ngo Imana ntiriho, ibintu by'ubucunyi babishakire idini, babishakire n'ubuzima gatozi. Mperutse kubabona ahantu hamwe baravuga bati ibyo bintu byo gusenga Imana na Bibiliya niki, twebwe tugomba gusenga Imana z'abasogokuruza, kandi tukabishyira ahagaragara, bakabikorera ubuyoboke. Ngo hazaba imbaraga za gipagani, ubupagani bweruye, ngo nabwo buzigaragaza bube ikimenyetso kitwereka yuko Yesu ari hafi kuza. Abana b'Imana, hamwe n'ibi bimenyetso byose n'ibindi tutashobora kuvuga bigenda byigaragaza hirya no hino, birimo ubusambo, birimo ibintu byo kutava ku izima, birimo ubwicanyi n'ubugome, ibyo byose biragaragaza ko kuza kwa Yesu kuri hafi. Abahanuzi b'ibinyoma, ubwaka, nabyo ni ikindi kimenyetso. Muri icyo gihe ijambo ry'Imana ryaduhaye inama ngo mbega uburyo dukwiriye kuba abantu bera, abantu bubaha Imana, ngo ariko mu gihe cya none. Ihumure rihari nuko hatazaba hari ibyo bimenyetso bibi gusa, ahubwo hari ikindi kimenyetso cyiza Imana yatanze. Matayo 24:14 hatubwira ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, imperuka ihereko ize. Hagati muri urwo ruhererekane rw'ibyo biri gukorwa mu kononekara n'igihe kigoramye, muri izo nyigisho z'ibinyoma, hagati y'indwara z'ibyorezo, hazaba hari ubutumwa ari bw'ubu ngubu tubabwiriza. Ni ubutumwa bwiza bw'ubwami bwerekana ko ubwami bwa Kristo bugiye kwimikwa, abantu bakava mu mibabaro, bakava mu bukene, bakava mu bibazo, bagahabwa ubugingo buhoraho. Ubutumwa bwerereza amategeko y'Imana uko ari 10, hatavuyemo na rimwe, uko Imana yatangiye hamwe. Ubutumwa bwerekana Yesu nk'umucunguzi w'abanyabyaha. Iyo ubyemeye ukamwizera ukababazwa nabyo,
arakwakira akakweza. Ni ubutumwa busa n'imiryango, kugira ngo abana bagarukire ababyeyi n'ababyeyi bagarukire abana babo, kuko nubwo twavuze abana babi ariko hari n'ababyeyi b'inyamaswa. Ubwo butumwa bukongera bukabunga, ubutumwa bwerekana aho igihe kigeze, ngo abantu be kuba mu mwijima ahubwo basome Bibiliya kandi bayumve, umwuka w'Imana bibafashemo. Ni ubutumwa buduha n'inama z'amagara mazima, ni ubutumwa bugarura itorero ku kibanza cy'intumwa. Imana yabuzanye muri iki gihe kugira ngo buhinduke umuburo nk'uko Nowa yabutanze, butagamije gushaka ubwinshi bw'abayoboke, butagamije gushaka ibyubahiro by'amadini, ahubwo akaba ari ubutumwa bugarura abantu mu kuri kwa Bibiliya. Icyo nacyo ni ikimenyetso, nubwo hari abahakanyi benshi n'ingirwabwenge zirwanya iby'Imana, ariko urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze, rwanditseho ngo Uwiteka azabe. Iryo ni ihumure, ni ihumure. Ntabwo Imana yaretse iyi si nk'itagira nyirayo, ngo noneho habemo Satani n'ibyorezo n'intambara no kumeneka kw'amaraso n'inzara n'ubukene n'abigisha b'ibinyoma, ngo Imana irekere abantu iyo. Ahubwo haracyari uburinzi bw'abamarayika, haracyari ubutumwa bw'ukuri, haracyari iryo bwirizabutumwa rirarikira abantu bose kwemera ubwo butumwa. Mu gitabo cya Maranatha ndongera nkigarukemo nsome amapaje n'amaparagrafe abiri nsoza nihuta. Paje 27. Aya magambo narayakunze cyane kugira ngo adufashe. Aranditse ngo haranditse ati: imperuka iri bugufi, iratwoga runono nk'uko umujura azayomboka nijoro. Iyaba Imana yadufashaga ntitwongere gusinzira nk'uko bamwe babigenza, ahubwo tugakomeza kuba maso kandi twirinda. Bidatinze ukuri kuzanesha bihebuje, kandi abantu bose bahitamo gukorana n'Imana muri iki gihe bazaneshanya nako. Igihe ni kigufi, vuba bidatinze bugiye kwira aho umuntu atakibasha gukora. Igihe kiraje ubwo mu munsi umwe hazajya hihana abantu nk'ababonetse ku munsi wa Pentekoste nyuma y'uko abigisha bahabwa umwuka wera. Abantu benshi banze kumva irarika ry'ubutumwa bwiza, barashunguwe kandi barageragezwa. Bisa nk'aho inzitizi zimeze nk'imisozi yitambitse imbere yabo zibabuza kujya mbere. Kubwo kwizera, kwihangana n'ubutwari, abantu benshi bazabasha gutambuka izo nzitizi maze bagendere mu mucyo w'itangaza. Iri ni isezerano Imana itanze muri iyi minsi y'imperuka. Hari abantu Imana izazibura amatwi bumve ubutumwa babusobanukirwe, be kubaka ku muntu, be kubaka ku by'isi bishira, ahubwo bamenye ko ari intizi Imana yabahaye, be gushukwa n'iby'akanya gatoya, bemera amategeko y'Imana. Ngo nubwo hagiye hitambika ibintu byinshi byo kubakura mu kwizera, ariko benshi bazagira kwizera no kwihangana. Insika abantu bubatse mu nzira igororotse kandi ifunganye batabizi, hamwe n'amabuye asitaza yashyizwe mu nzira, byose bizakurwaho. Ibihindizo abungeri gito bazengurukije imikumbi baragiye bizahinduka ubusa. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo hari uburyo abungeri gito, abayobozi b'imyizerere, ngo bagiye bazengurutsa abantu ibintu bimeze nk'urukuta byo kubafungirana, ngo ariko bizahinduka ubusa. Abantu ibihumbi byinshi bazabirenga maze bagendere mu mucyo, ndetse bakora umurimo wo gukwirakwiza ubutumwa ahantu hose. 67 kuko nari mbivuze nsoza, reka nsome ayo magambo. Aranditse ngo Imana yacu ni nyembabazi, mu byo igirira abica amategeko yayo irabihanganira kandi ikabagirira impuhwe. Uwiteka yihanganira abantu cyane, ndetse n'imigi imwe n'imwe, agatanga imiburo mu mpuhwe nyinshi kugira ngo akize abantu umujinya we. Nyamara igihe kizagera ubwo kwingingana imbabazi kutazongera kumvikana. Mu mbabazi z'Imana, kubwo kwihangana kwayo, yongeye gutanga umuburo nyuje mu bagaragu bayo, binyuriye ku ikoranabuhanga, binyuriye mu nzira zitandukanye, kugira ngo wowe nanjye twumve uyu muburo, tumenye yuko imperuka y'isi iri mu mabara menshi, ari ukudamarara, ari ukwinezeza, ari inzara, ari intambara, ari ubuyobe, byose birimo amashusho y'imperuka. Ariko nanone mu mbabazi z'Imana yashyizemo ubutumwa bwiza, ngo ababwemera bakabwakira bukabeza, bashyirweho ikimenyetso, binjire mu nkuge ariyo Yesu. Ni inkuge y'ibyo
by'umwuka bazarokoka umujinya uzatera. Reka njye namwe twiyandikishe uhereye ubu ngubu, tubikore mu gihe cya none tudategereje ejo, kugira ngo umwami wacu mu biganza bye